So hello guys, ndabasuje mwese abadukurikiye kuri YouTube channel ya Iwacu Business, aho mbagezaho application ushobora gukoresha ukaba wakora amafaranga online nta gishoro bigusabye, kandi ayo mafaranga ari direct ukaba uhita uyabikuza kuri MTN Mobile Money cyangwa se Airtel Money. So muri video iheruka naberetse application bita G Reward. Iyi application bita G Reward iba kuri Play Store, uragenda ukayinstallar, hanyuma iyo umaze kuinstara ugakoresha agakode nabahaye muri video yabanje ibintu yabyerekanye, bahita baguha amacoin 500. hanyuma ayo macoin 500 ukayaheraho ukorera amafaranga muri application. So muri video rero ngiye kubereka uburyo ushobora kuyibikuzamo amafaranga waba ufitemo nkuko nari nabibemereye muri video yabanje. So iyo ukanze kuri application rero uhita wemera amategeko n'amabwiriza, hanyuma ugakomeza tubona amacoin ufite hejuru. Ngiye mukora ko mfite 13700. iyo ukanze kuri redeem bataguha uburyo bwa PayPal. uburyo bwa PayPal nibwo bwa mbere ushobora gukoresha ubikuza, ariko iyo umanutse hasi ubona uburyo bwanditseho ngo mobile recharge. ubwo buryo rero nibwo ushyiramo nomero zawe za telefone, wamara kuzandikamo neza kwa ko code aba ari u Rwanda ibirimo, uhera kuri 7 hanyuma ukanda check. iyo ukanze check bakwereka ko amacoin 900 ahwanye n'110, amacoin 5900 ahwanye na 470, ko n'amacoin 13399 ahwanye n'amafaranga 1050. iyo ukanze top up batavuga ngo kora face verification, hanyuma iyo ukanze start ihita bakubwira ngo ubanze iyi application y'uburenganzira bw'uko yakemererwa gukoresha kamera ya telefone yawe. uburyo rero bwa MTN Mobile Money bufite ingaruka, ndaza kuzibereka nyuma, kubera ko hari uburyo birushaho gukoresha PayPal cyangwa MTN Mobile Money. uburyo bwa MTN Mobile Money hari ingaruka bugira, so ndaza kuzibereka ku musozo w'iyi video. iyo ukanze kuri redeem ugakanda check, hanyuma bita ushyiramo amacoin ufite. iyo umaze kwarowinga iyi application nyine ko yakoresha kamera ya telefone yawe, bahita bakujyana muri settings, hanyuma ugakanda kuri permission, ugakanda allow while using the app. iki gihe uba wemereye application ko yakoresha kamera yawe ikabasha gufata video bitewe n'amakuru uba ugiye gukora ya face verification. iriya face verification ikimaze ni ukugira ngo babone ko umuntu ko gukoresha iyi application ahari, kandi ko nta muntu wakoze account ebyiri yiyitirira umwe. nicyo bimaze, kuko iyo wakoze face verification muri account imwe ukayikora mu yindi ntago wabikuza, ntago bishoboka. hanyuma iyo ukanze ngo I'm ready ubigerageza inshuro nyinshi na connection ari nkeya, hanyuma ahubwo ati move closer, uhita wegera telefone yawe ukegera muri kamera nkuko mubibonye, hanyuma ugategereza biki-uploadinga nkuko murimo mubibona kuri iyo video iri aho muri screen. So iyo urangije rero uhita utegereza gatoya connection yawe. iyo byanze usubira inyuma ugasa nk'ukanda hariya kuri more, ukagaruka kuri redeem cyangwa ugakanda hariya ku ma offers. So iyo ukanze OK ugakanda kuri redeem batagugarura bwa buryo bwa PayPal, ukazamuka hasi kuko uba ushaka mobile recharge ugakanda check, ukongera ugahitamo ya macoin ufite n'amafaranga bihwanye, bagahita bakubwira ngo tegereza verification ibe completed. iyi verification rero nituma babona ko nta muntu wakora account zirenze imwe, kandi itwara umunota, hafi umunota urenga kugira ngo ibashe kuba completed. nyuma kubona ko bibaye completed batavuga ati confirm ko iyi nomero ariyo yawe, hanyuma bakorezeho ari amafaranga ahwanye n'amacoin ufite. So iyo ukanze check batavuga ati biri working, bagahita bakubwira ati succeed. jya muri kubona ngo check your balance, muri kubona ko birabaye, amafaranga dufite araje. mukaba ko n'amacoin ahise agabanuka, jya muri kubona ko amafaranga tugezeho ari mu buryo bw'amayinite, ntagaje kuri MTN Mobile Money. bahita bakubwira ati ubahe inyenyeri kuri Play Store, bivuga ko application yabo yishyura neza. So iyo ushatse uraziba cyangwa ukabyihorera, gusa biterwa n'ubushake bw'umuntu. So iyo usubiye inyuma rero mu ma message uhita ubona amayinite rwose yaje ari amayinite. niyo mpamvu rero nahoze mbabwira ati uburyo bwa MTN Mobile Money, uburyo bwa MTN top up, amafaranga ari amayinite ntago aza nk'amafaranga, gusa n'ubundi aba ari amafaranga, ikibazo nuko aza ari amayinite. icyo nababwira cyo rero uburyo bwiza mwakoresha ni uburyo bwa PayPal. ushaka kumenya uburyo wakoresha PayPal, uko wayifungura, uko
PayPal yakira ikanohereza wabyandika muri comment aho hasi nkazabakoreraho video ibereka PayPal uburyo wayifungura n'uburyo wayikoresha. Ufite ikibazo kuri iyi video cyandike muri hasi muri comment tuhita tugusubiza byihuse bidatinze. Ikindi kandi kora subscribe kandi no kunzogera tuzakomeze kubana muri video zikurikira. Bafitiye video nyinshi nzabagezaho zibe ku buryo ushobora gukora amafaranga online ukoresheje telefone yawe gusa. Sawa rero mugire ibihe byiza, ciao.